kundagiraho gutya umuntu wanjye yarapfuye Emery mureke mwana utekeza ko umuntu nkawe koko utambona wakumvira koko Siko mwansi bere rimwe wariduhaye se ntiyatumye apfa Emery cyamubabariye koko kuki utashaka kumvikana uri inshuti yanjye ariko utazatuma nkubahuka reba ukuntu aryamye hano hasi uwo mukandagiyeho cyangwa namutwitse hari umubabariye isi ugize Emery yatazaze ahubwo urambaza iki uzihora kugeza ryari koko Emery yawe kese nshaka no kubera umwanzi ndagira ngo nkwibutse ko mu mipangu yanjye harimo gahunda yo kubyara abana batatu narabikubwira neza yes barayembwe ndabizi iyo byashobokaga nk'isimbi muhira mutere nk'inda havemo impanga eshatu diru yanjye yihutira isimbi nahita mwica wahindira ibitekerezo ko kugeza ryari wahindira ibitekerezo ko kuri mwa ntabwo ndi umuntu wajya unkura ahubwo mufaka ushanyihangane umva nkubwire kumwica ntago biruzura abagiye ntabwo njye mbura abantu baza ngo banyiciye umunsi Emery nawe unyiciye umunsi ndagira ngo mbikumenyeshe ntabwo ari ku munsi wagenera nawe upuraninze nyine nanjye mbyo mura nkubwa ibyo plans byose naga ko bigenda neza uteganya ko no gufaringa ariko reka nkubwire isimbi rimwe umuntu wawe urana umugabo w'isezerano sibyo hindura ibitekerezo rero kuko inzira irimo ntabwo ari nziza ntakana nawe bizana kugira umenyeshe isimbi yarapfuye muri umuna wanjye uriya ni mukeba wanjye muhire nawe umugabo wanjye yarapfuye kira ni igikoresho cyanjye yes nzabakoresha icyo nshaka kugeza igihe mbonye abana banjye nari nkeneye nutababona ariko muyibumva mubwire bigenda usaba ibyo mbaza bitarangira oya ndibutse Moyize wimpyisi kurira umwana ikakurusha uburakari Moyize ngewe nahombye inshuro ebyiri none urimo uraza kwanza ushinza ibyaha ntakoze uriya mukobwa yaranwitiye jye namutenda mbishaka urabyumva shaka kwa mbyarira none ugize kuba wishe umwana wanjye ukica n'uwo twari kubyarana none utagiye kuza kuvuga ngo uzanjyana mu nkiko ngo uzanjyana muri leta ariko se muhe mbese nkubaze gato mbere kuvuga gutya uravuga ko yari atwite sibyo uri gutekereza ko ngewe namwishe kugira ngo nunguke iki ari nabyo ndi kukubaza impamvu ahubwo wowe kuki wamwishe ugasiga umwishe none ukamwicira mu nzu iwanjye Moyize ubu none gutya tuvugana wivuga ngo uri kumbaza abantu babiri kuko ntabwo bambaza ntabwo nigeze nkoraho bivuze ngo se ubu niko twahise tumwica jyewe rero nkubwire none dore ukuntu ibintu bimeze jyewe buranahombye umwana n'umugore ariko bigeze aha ngaha ugiye kunyishyura amafaranga akubye muri uriya mwana n'uriya mugore ibyo byo kunyizanishwa ngo abazimu baragutera nyine kuko ntuvuze ngo ko twamwishe se rero icyo ngibyo witegure none ugiye kujya uterwa n'umuzimu na muhira aza kukwishyuza ndimo ndakubwira ngo ko twahise tumuhamba ubwo se nibyo yaruvuze mbere tutabanje gukoresha byibuze ngo tumenye ibimenyetso by'umuntu wamukozeho sibyo niryo kosa twakoze ubundi oya muyiwisha kandi nanjye nari ndemerewe kugira ngo uriya n'umutwaro munini rega wari wakiriye hariya
rero bivuga ngo wahombye abantu babiri yewe ijambo mpagaze nibagiye iyo mba narikodinze kuko twahise tumwica. banza reka nze nkwereke sibyo reka wowe uri ikirara, uri umwicanyi, uri umujura, ukorana n'amabandi, ukora n'indi mitwe itabaho. Rero reka nkubwire muyizi, abo bantu mukorana mwicanyi uriya muntu ngiye kuzatanga ikirego. ni wowe uri kumpinduka, ngiye kuzatanga ni wowe uri kumpinduka gutya. none reka nkwereke sibyo, ngereka mbisakaze sibyo, bite ko mbigira n'umugore urukumva, hanyuma dusigare tugukora iperereza ngiye n'umugore ko nakweranje kandi tuzabe n'ibimenyetso bizagaragara. Ngiye nzabishaka mbizana. Ugiye kubibwira umugore none kuri uri kunshinja ko nkorana n'imitwe y'ibandi, uri kunshinja ko ndi umujura, waramfashe. uriya mugore bita Rwibutso niba ushaka kubwira iriya dayimoni mubwira none kugira ngo reka nguhe inzira nziza. Imumvire mu gitondo saa sita na nimugoroba nk'umuhe imiti, muhamagare, mwandikire message. ntabwo ari umugore wanjye gusa, reka nkwereke muhire. Yewe narahombye umwana n'umugore wivugiye ngo mwahise mumwica, sibyo? Urumva ko warije kuzuza ngo mwahise mumwica mutanyatse amafaranga. Ako kanyo mbihora singuce mu ijambo wajya kuri wowe nabo ndaringiye kukubwira ngo ko twahise kuhamba tutari twabanza kumukoresha DNA ngo dukore ibimenyetso, turebe ibimenyetso by'abamwishe. Uramponda sinoga wowe rero ukubimenyetso byose twakora. nakubwiye ngo twahise tumuhamba mama. Umuntu yaguye iwawe, hari ikimenyetso ufite cyuko ndaje iwawe? Okay basi reka oya reka ndekora ngende reka ngende. Oya banza uguma tuvuga ntacyo, hano turi wanjye niyo umugore wanjye yaza none akabimenya. wowe nta kibazo ufite, ikibazo kiri kuri ngewe sibyo, ntari kuryama ngo nsinzire sibyo, umutima wanjye uri uhora ushikagurika sibyo, ndagenda mu nzira nkaho reka uri kuzuye neza mubwire wakana bikataramenya ubwenge ariko simbwira uko wabigenje ngo nutamenya ubwenge ngo ibi bintu birekeraho ugire uzabura gusinzira uri no muri gereza n'igihe kinini. Dore taha, dore cishwa hari utahe, nubwo ari ariko winyirukana nabi nguma ugiye ko ndi wanjye. gusa reka nkwereke muhira inshuti yanjye, twararuhanye twaryanya kabisi nagahiye, uri mu mazi abira ndabizi, nkwitaho ndakweranja, ariko niba ari inyiturano ntuye sawa reka nigende. Usagenda nago nishingiye abaswa. Kumbi aho ngaho wicaye. Ntabwo uri kunyumva? Ariko ibibazo bizashira. Arega none se Simbi, jewe rero mumaze gutekereza mbona nta kintu bino bintu twabikoraho uretse kwiyakira, kuko nta kindi kintu cyo gukora. Rero ibyiza rero watuza, dore uno mugore yabaye shitani. Rero aho kugira ngo wigunge uzagira ikibazo kindi, wakwiyakira ibintu tukabibamo uko bimeze. Ariko reka nkubaze, mu by'ukuri ubu buzima urabona ari nde wakwishimira kubwakira kugira ngo amubeho? Kamubwire isi, urabizi neza ibi byose bijya kuba wowe wabiteye. Rwose simbihakana n'igihe waguteje ibibazo. Urabizi ko ibibazo ari wowe wabishyizemo. Isi ntabwo mbihakana pe, ariko se numara kwiheba ukamera gutya ukazarwara depression warayirwaye, nurwara stroke ugapfubura ubutazaba wizize. Rekura mugore umukino wari gukina udukinishe, nta birambirwa zabibona se dukora iki? Ese wumva ibintu uri mu byishimira? Byishimira? Ese wowe nk'umugore wawe kuki muticira ngo mujye inama? Urabona ubu muzameza muri ubu buzima kugeza ryari? Isi reka nkubwize ukuri, uriya mukuru ukuntu yabaye, uretse no kuvuga ngo twanaganira, iteka nsanga ari kunywa itabi, iyo atari kunywa itabi ari kunywa inzoga,
wumva uwo muntu ugeze kuri urwo rwego nagewe nageze aho ndeka inzoga ndavuga ngo tutazicana rero ibyiza njye mbona Isimbi wari ukwiye gutuza ikibazo tukakibamo uko kimeze kubera ko nabuze iherezo rya bino bintu cyangwa se oya ariko nanone ndatekereje mbona kuva aha ngaho ukagenda byaba ari bibi ahubwo ni nacyo kintu nshaka kukubwira ndagira ngo ufate umwanzuro vuba ushakire aho ugomba kujya kuko ndaremerewe cyane erega si ugana ndatwite ngo ntabwo nakwishimira kubaho muri ubu buribwe uratwite nzi neza ko ntwite kandi uyu mugore niyo yabimenye urabona ntabwo yambesha ariyo mpamvu ngira ngo ushaka kumuvanga isi icyo kibazo ko gikomeye ariko ubwo twite biroroshye ubwo se umubwiye ko twite ntiyakorohereza nakuzi ko nawe wajya ngo ntabwo utekereza njye mpagarara imbere ye ngere mubwire ngo ndatwite uzi n'ubugoma mfitiye uzi n'umujinya mfitiye none se ko byacuriye kumva umukino we harimo no kugutera inda se ngera ngo yenda yabyoroshya ntagume kugutoteza yenda kari njye ndakubwiye ngo shaka uko ubigenza mu gihe gito mbe mvuye aha ngaha ese ntabwo nkeneye guhagarara imbere ye ndi kuvugana nawe ayo ntabwo ari amagambo nasubirikanya nawe reka mfitiye nanjye ntabwo akeneye kumbaho kanga urugero rworoshye bw'ibyo uri kumbwira ngo ngerageze jyewe muhira uranzi uzi ukomeze mu minsi yashize natashye saa sita z'ijoro yarankinguriye angeza mu nzu nkubwiye ibintu yankoreye ntabwo nakongera kuzana igitekerezo cyo kuvuga ngo ntumye uva aha ngaha yandyamishije hasi anshyiraho ibirenge arankandagira njyewe ngiye mushobora kubona amenaho inzoga yari arimo kunywa rero reka mubwire hanyuma nuva hano nge nsigare hehe nese ubu ni ngiye nkufashije kuba mpari ngewe urumva ari iyihe nyungu ufite isi ibisangiye imizi bisangira no kuma ndabizi ikosa wakoze n'igihe wari gukoresheje kubera ibyuzi nawe tutiwe tuvuga rero reka dusangire ikibazo wishaka gukwepa kuko nugenda azanyica ngenda akubwiye ngo kuba ndi hano ntabwo ari njye ukubesheje hano n'ubundi uri umugore we uri umugabo we nabaye umugore gabivuga uko bimeze ndi umugore we kuko nkoresha uko ashaka anjyana uko ashaka uretse ko n'umugore utamufata kuriya oya mufite kubyumvikanaho bikanarangira ariko njye nshakira inzira z'uko nava aha ngaha kandi ndabigusabye ntabwo nkeneye kuguma aha ngaha ariko isi umene n'ibanga ryo mu rugo uzi ko ntajya ndyama ku buriri buriya ndyama hasi iyo asanze nafashe umusego wo ku gitanda awunkuraho wenda birashoboka kuba wenda impamvu ari uko ndahangaha oya uramutse ugiye ubwo byaba birangiye cyakora wazagaruka kunshyingura rero ibyiza ahubwo ako kantu uvuze ko kubutwi niko keza ndakwiyamye ndanakwinginze ntabwo nkeneye kumva iryo jambo rihindutse mu kanwa kawe arimo bwiye ibi ni wowe mbibwiye rifatura imire icyo nkusabye ni ikintu ese reka ntawe kubikwepera none se ikibazo uko kirakize ntawe kugihungira rero reka ikibazo tutekereze ko bizakemuka ntabwo urimo kunyumva njye ntabwo utekereza ko nifite umwanzuro nafashe n'ubu kandi ugomba kuwumfashamo muhire ndakumva Isibi garuka hariya kwa vuba garuka vuba hariya wamuretse akagenda ko yarambuye kwica garuka tutamwiteza akagukura noneho utange kuhagera aho bagura muze tugende mu nzu mujye kunsobanurira ibyo mwari murimo ariko se wadutwaye neza ndabatwara neza nababwiye ko nta mvuye mbafitiye yaje kwinjikare mwe mumaze kugera ku rwego musigaye mwihugika mukicara mukaganira habura mwaganiraga iki
nta kintu twavugaga n'ibintu bike. Ubu iyi nzu yabaye ntoya ku buryo mujya hanze kwihugika. Oya yewe nta kosa nakoze nasohotse gutya asanga Isimbi yicaye hariya ndamusanga ndamuvugisha nyine ntabwo mbese ntabwo namubwiye ngo yicare hanze. Ariko ubundi hari ikintu cyanyu nshaka kumenya. Ibyo twavugaga nkubita amagambo ceceka mubaze. Nshaka mu ishusho yanyu hagati igihe cyose kimaze mukora ibyo mbategeka ko nta kintu kiri kuvamo bimeze bite. We Isimbi bimeze bite? Ukoresha ubuhe buryo? Ni ibihe binini unywa bituma udasama? Kuko igihe umaze wakabaye warasamye nawe nkugarukeho. Tubana bari waranteye inda kugeza izi saha ibyo ukora mubikora ndeba igikorwa uko kigenda ndakireba kuki utamutera inda. Isimbi aratwite namuteye. Aratwite n'ukuri. Akubundi bitari byawe yemeze nkubwira ko ntwite iki ahubwo mubari cyangwa wawe ko nzi ko ibibo ubu bireba ubundi arabyara. Sibesirera aguro ntabwo weho ngore yakubwiye ngaratwite. Ariko se arabihakanye turi hanze sibyo babarira ndakwinginze ibyo sinigeze mbivugana nawe ntabwo ngiye ntwite. Imikino yanyu narayihaze ahubwo nkeneye ko ibyo bintu biva mu nzira. Imikino murimo mwebwe kuko kubaho muri ubuzima ndaburambiwe. Niba uwo mwana mukeneye ko mbatwikira nanjye ndabyibaza kuki atantera iyo nda ngo mubyare ndebe ko n'ibintu narangira kwanza. Ubundi wowe nyine urabyara. Ariko se giye gusobanuriwe niba byara kuko iyi mikino ntabwo muyikeneye. Okay. Nkeneye kubyara uwo mwana mukeneye. Ariko we mwese muceceke. Weho ntutwite, we uremeza ko atwite. Aratwite. Iyo mikino muri kunyina ni bayirya bate? Nta gusobanura uburyo ntwite. Ngerageze mvugana nawe magambo. Mama ya. Ntabwo ni. Ubu neza mwanciye amazi. Mwihugitse nubwo nibyo mbabajije mutangiye kundindagiza. Yes. Se mwanyi bagiye. Ariko nukuri cyemwe twicarana turaganira kugira ngo bari mpuwe mbafitiye. Isimbi twari turi kumwe hari hanze ambwira ko atwite ndetse mubwize nuko n'ibintu byose yambwiye ngo aratwite ashaka ko mushakira ahantu ajya akavamo. Uyu utantaba mu nama ngo wemere nanjye simba mvuze ukuri kose. Siko wambwiye umugabo we magambo uri kuyakura hehe? Siko wajya ngo bagucometse. Ngiye nigeze nkubwira ko ntwite. Sinwite n'ibyo binini uvuga nkoresha ntabyo nkoresha. Ntabwo nzi amagara mbabwira. Iyo mikino yanyu sinyitaye. Yes, nkeneye ko mumbwiza ukuri nkamenya uko nitwara kuko nkeneye kwitwara nk'umuntu utwite. Isimbi kwamubwije. Urabizi neza umugambi wanjye naramubabwiye. Kubizi ko tumaze. Gushaka ngo kujya he? Wese gusobanura. Wemerewe gusohoka. Inda yawe igira ukwezi kumwe ari njye yitwa. 2 ninjye uzaba yitwite. 3 ninjye uzaba yitwite. Rero iyo mikino yanyu ndayihaza mumbwiza ukuri. Niba hari n'ibinini unywa mbimenye. Nawe nimba utagitera inda ubimbwire kuko warayinteye urabizi nta nicyo wazumbwira ngo ntubyara. Ndayemera nubwo yavuyemo ndayemera. Koresha ubwonko bwanyu bwose musigaranye mu buzima ufite mu migisubizo vuba vuba. Bitari ibyo ndikoza mu cyumba ndaza ndababanga. Oya ntujye mu cyumba Isimbi. Umunsi ko ntumva ibyo barimo kutubwira. Abarira. Ise nababwiye ko natwite n'ibyo binini simbikoresha. Bityo rero niba ari inda mukeneye sijya utera inda. Oya se rwibutso nyine wirakara reka tuguhe igisubizo ushaka. Muhe ntutume nkora ikibi. Sinabaciriye bugufi kandi rwibutso ndi umwana mwiza pe. Naciye bugufi. Hingende shetani. Ubuse ukoze neza. Byuko bituma umuntu w'umugabo ko nemeye ngacisha makeya. Ntabwo ndibwongera umugore mwiza. Nyine ku gisubizo ushaka cyo gutwita.
Isimbi aratwite. Uzi ko nta muntu umupangu wanjye nigeze ntekereza ko hari umuntu uzawurogoya. Nyine none mutangiye kuwica. Njye mu cyumba. Muhini njya mu cyumba. Ngahindukira. Ndabaga ntababari. Mubwiza yuko bimumbwire. Yes. bakwemeye. Kandi ndabona muri kugira ngo mubyara wanyu nababwiye ko ntacyo gipfana namwe.